abakobwa impamvu baraha bari buze kumbaza batari ko se abakobwa kuki baraha super barakora iki? Nagira ngo nkubwire ko inzu itagira imitako ibisa n'imva. Inzu itagira imitako burya bari imva. Wabyumvishije? Niyo mpamvu burya abadamu igitsina gore burya niyo mpamvu twashyizeho slogan ivuga ngo ladies first. Burya uzareba inzu urayubaka wamara kuyuzuza wanatereta n'umukobwa ukamubwira ngo ariko ngo mfite inzu, ariko ashobora kuza akakubwira ati sheri ati hariya nzashyiraho umutako w'iki, wajya kubona ukabona inzu ibaye nziza uko wari uyizi agenda areba udutako aguruto ashyiraho. Murabizi rero ntimwirwe mumbaza byinshi ngo aba ngo ariko se ngo super namwe nimurebe uko iyo nari bwicara hagiye nyine nari busa wagira ngo nari bube nk'uri mu mwijima cyangwa mwicura burindi, ariko reba ndahindukira aha umva impumuro nziza ya oxygen, nahindukira aha nkumva marashi. Murabireba namwe mwese. Na bamwe ariko yarambwiye ati iyo uri mu ishyamba ukaba utarirukanamo intare, cyangwa se iyo uri mu ishyamba ukaba utarahura n'intare cyangwa ngo murebane uhura n'abandi bose, ariko intare iyo utaragongana nayo buryo utarajya mu ishyamba nyaryo, kuko ishyamba nyaryo rirangwa no kubamo intare. Ndabimushimira rero, intare yayigezeho, ni super manager. Mu by'ukuri mbikuye ku mutima, ndabashimira cyane. Tom Transfer rero ni nkuko mubireba ni company ikodesha ikanagurisha amamodoka ndetse ku giciro gito, ikanakopa babandi bashaka kugira amamodoka bakaba bagaragaza schedule y'ukuntu bazishyura, baraza bakavugana n'ubuyobozi cyangwa se n'ababishinzwe muri Tom Transfer. Then Tom Transfers icyo gihe babigufashamo ukabona imodoka nawe ukishimira ko igihugu ari cyiza. None kumva ko igihugu ari cyiza, ukumva ko Yesu agira neza nka yamvugo yonjya numva ngo ariko ni nabyo Yesu agira neza koko. Ndabashimira rero abanyarwanda n'abantu bakomeje kungirira icyizere, wenda iby'amafaranga nasinye cyangwa se n'ibindi bibazo ndaza kubaha umwanya wanyu, ariko ndagira ngo mbabwire uko Tom Transfer ikora n'ibikorwa byayo bitandukanye, kuko sina amamodoka gusa bigira. Ndagira ngo rero mbabwire uko Tom Transfer ikora umenye. Ni ukuvuga ngo Tom Transfer hari n'abibaza batari ko se batuye umuntu ko akize batafite amamodoka menshi batayakura he, bati business ye, bati source y'inkomoko ya business y'uyu mugabo Tom Transfer ufata abastari bose. Ndabasubiza mbabwira ngo ariko wa mukobwa mwiza ugomba kuza gukonfirima ko imodoka zose zimeze neza ari hehe? Wa undi mwiza muri aba, kuko abangaba bamaze gukonfirima, hari undi ugomba gushyiraho ikimenyetso cya nyuma, byo bita mu cyongereza ngo ni final touch. Ari hehe wa undi? Araje. Okay, very nice. Tom Transfers rero hari abibaza batari ko se bati Tom Transfers uyu ibi bikorwa amafaranga yakura he, akorana n'abantu ki, cyangwa se reka gato mande nceceke kuko ladies first. Very nice, that's good. Wow, that is Rwanda final touch. Yo bita ngo ni HD, high definition quality. Ngira ngo mamubireba no utamureba ariko abandi bamurebye waje wa niko Tom Transfer rero nagira ngo mbabwire ko kubw'umwihariko ndamushimira ndamushimira nkuko n'abanyarwanda bafite ubwenge cyangwa batekerereza igihugu bamushimira koroshya ubuzima, gutuma abantu babaho neza. Ngire ngo Perezida wa Repubulika wacu yaravuze ngo Imana yaduhaye igihugu, ahasigaye dukoresha amahirwe twibesheho. Iryo ni ijambo rikomeye mugiye kuri sesengura mwebwe abanyamakuru, abantu bakuru bakaza kuri sesengura. Imana yaduhaye igihugu, ahasigaye dukoresha amahirwe twibesheho. Kwibeshaho nuku uyu mugabo aravuga ati reka noroshye ubuzima bw'abanyarwanda, kuko igihugu cyanjye cyampaye opportunity ngo ngikoreremo, gihakora neza kurikije amategeko y'igihugu nkuko abandi, nkuko igihugu kibitwigisha. Narabivuze ko umuntu abaho kubera ko Imana imuhaye umugisha, igihugu kimushyigikiye,
kuko igihugu kirazibukira kikavuga kiti ukora cyangwa ngo gukora ibintu gusa byiza bitasenya cyangwa kubungabanya umutekano w'abantu cyangwa se w'ibintu. Ikindi nawe ukora ushaka iterambere, umugabo rero nawe no gushimirwa. Nabavuga inti ashobora kuzana imodoka, ushobora kuza ufite amafaranga make ukamubwira utariko wenda nzakwishyura gutya muri instruments, akakubwira ati ntacyo, ubwo nawe afite icyo agufashije. Ariko nawe ukabafunga wa mugani wa yamvugo y'iki gihe, nawe ukabafunga gake ukabanza. Murabizi ko mu buzima bwacu bwa Kinyafurika, tureke kuvuga i Burayi, mu buzima bwacu bwa Kinyafurika, me I love Africa because everything good is in Africa. Niyo muri abantu batanabizi babimenye, the richness is in Africa. Muzasome colonization mwumve. Buriya abazungu bajya bansetsa cyane, baravuga ngo ntimukice ntimugasahure. Baje kutukoloniza bafite Bibiliya batwigisha ibyo bintu ngo ntimuzice ntimuzanasahure, kandi ubasahura Afrika buri gihe. Urumva iyo strategy. Wenda ibyo sinshaka kubigarukamo sibyo byanzanya, ariko nabyo mujye niyo mpamvu me I love Africa. Ntaho najya ni hapapa Africa, everything is in Africa. Tom Transfer rero mpamvu bivuze yoroheje ubuzima. Aravuga ati ikintu ngomba gukora cya mbere, ndabanza guharanira ko nubwo ndiho neza, nubwo nakwitwa ko mfite network nkorana n'abantu, ariko ntacyo byabimariye ntagize icyo ubwo bushobozi Imana yampaye mbusangije abandi ngo nabo kubera ko narabikubwiye ko njya mbabwira ijambo iteka nkababwira ngo kuri iyi si ntabwo umuntu azibukirwa ku mamodoka yatunze, ku mafaranga menshi yagize muri banke, ku nka nyinshi yatunze, ahubwo umuntu azibukirwa ku bikorwa byiza by'iterambere yakoreye abantu biri positive. Niho umuntu azanava bakavuga tura muntu. Niyo mpamvu ubona twibuka ba Nelson Mandela, niyo mpamvu ubona twibuka ba Mwarimu Julius Nyerere, niyo mpamvu ubona none aha ngaha tuvuga tuti Bankwame Nkurume bande, kuko ni abantu batekererezaga abandi imibereho myiza kugira ngo babeho. Ubu rero uyu mugabo nawe congratulations to him, yaratubaniye abantu. Nagira ngo mbasobanurire ku bukire. Abantu baravuga atari ko si umuntu kwakiza ari muto, ubukire bwabukuye. Tom Transfer afitanye amasezerano na Toyota Belgium. Abangaba bafitanye amasezerano meza yo kumuha amamodoka nawe akasangiza abandi, cyangwa se agatuma abandi nabo boroherwa n'ubuzima. Uko niba nashoboraga kuva rwa rugendo rwanjye nakoze rwo mu Mutara kuva convention center nkagera mu Mutara, murabizi nubwo narukoze, ariko iyo nuko byahuye no kundi umusportif ntera push up, icyo gihe nate push up 400 murabyibuka. Ubundi najyaga na 120 iyo mbyutse. Ariko iyo nza kuba mfite izi modoka za Tom Transfer kuko icyo gihe nagura n'imodoka mba naranyarutse mu minota ingahe nkabangezeyo. Tom Transfer rero akagirana amasezerano n'abandi bantu bako indi societe y'amamodoka iba mu Budage yitwa ngo ni Africa Arucu. Abangaba nabo na abantu bakorana na Tom Transfer, agashobora nawe agashobora kutugezaho amamodoka, agashobora kutugezaho ibindi bikorwa bye byiza mugiye kubona. Hariya muri Majerwa rero hari stand ifite amamodoka hafi 100 ya Tom Transfers. Not Tom Transfer, I'm sorry, ni Tom Transfers. Abari aho ngaho Tom Transfers rero afite n'ama supermarket, ngo mwayibonye nk'iriya supermarket nziza muraza kwerekana. Ariko akagira ama apartment, hari ama apartment ye ari Kibagabaga ya Tom Transfers, hari apartments ze ziri Kicukiro hagati, ariko hari na showroom igiye gufungurwa cyangwa se yamaze gufungurwa, nubwo hakirimo kongerwamo ibindi bikoresho cyangwa se arimo modoka iri Gahanga. Abantu bajya babona icyapa cya Tom Transfers. Mu by'ukuri abantu bibaza batesura ya mugabo amafaranga yakura he, akorana nabandi. Nababwiye hari societe bita ngo ni Toyota Belgium, hari nabitwa ngo ni Africa Arucu. Ni byiza buriya neko. Reka mbabaza ikibazo namwe nk'abanyamakuru, umuntu agiye guhaha yarangiza akajya kuzana hanze ariko akubaka iwabo, uwo naba ari umugabo? Naba ari umugabo? Ni mumfashe mu byubahiro bya dukomera amashyi umugabo, kuko ibyo yadukorera ni byiza rwose. Ndabashimiye rero banyamakuru, ndabashimiye bakobwa beza, ngira ngo murabireba ko aba bakobwa impamvu bari aha, bari buze kumbaza batari ko se abakobwa kuki bari aha, super barakora iki? Nagira ngo nkubwire ko inzu itagira imitako ibisa n'imva. Inzu itagira imitako burya bari imva. Wabyumvishije? Niyo mpamvu burya abadamu
abadamu igitsina gore burya niyo mpamvu twashyizeho slogan ivuga ngo ladies first. Burya uzareba inzu urayubaka wamara kuyuzuza wanatereta n'umukobwa ukamubwira ngo ariko ngo mfite inzu, ariko ashobora kuza akakubwira ati sheri ati hariya nzashyiraho umutako w'iki, wajya kubona ukabona inzu ibaye nziza uko wari uyizi, agenda areba udutako aguruto ashyiraho. Murabizi rero ntimwirirwe mumbaza byinshi ngo aba ngo ariko se ngo super, namwe nimurebe uko iyo nari bwicara hagiye nyine nari busa wagira ngo nari bube nk'uri mu mwijima cyangwa mwicura burindi, ariko reba ndahindukira aha umva impumuro nziza ya oxygen, nahindukira aha nkumva marashi. Murabireba namwe mwese. Rero nagira ngo mbabwire ngo hagati aho ngaho mushobora no kuza tukayafata ku mazi gake, hanyuma ibibazo bigatangira mugatangira kumbaza. Murakoze cyane. Okay. Okay, I'm sorry. Ni nabyo nari nibagiwe uvuze ikintu cyiza utari koti indabyo nziza ziba zituma igihugu gisa neza. Uti reka mbabwire abamikazi b'u Rwanda ngani mubaha amazi noneho dutangira ibibazo. Oya ndaza kumwintroducing buretse gato babanze mufate icyo kunywa hanyuma mbabwire uyu muntu ndi ruhande uyu muramuzi ni Gafaranga, uyu yitwa Pastor Gafaranga, we muramuzi. Numwe muri abantu navuze n'ubundi basanzwe bamaze ibikorwa bya Tom Transfer. Karame n'uyu nguyu Manibura, urakoze cyane. Asante sana. X-Rage number 1 S. Ntabwo numvishije ikibazo Manibura, ushobora kunsubiriramo wenda niba ntakugoye. Atinash mbasobanure sosi y'ubutunzi bwe. Sosi y'ubutunzi. Okay. Reka wishinzwe gusubiza ariko nawe ndaza kongeraho nta kibazo. Murakoze musubiza. Okay, murakoze. Ku kibazo cyiza buri muntu wese ashobora kwibaza. Ngire ngo n'abanyarwanda n'abadukurikiye bari hirya no hino icyo kintu rwose basobanukirwe ku buryo batazongera kukitubaza, kuko si ubwa mbere ari nuza muri office wacu akakitubaza. Ikintu cya mbere buriya ntago ari amafaranga. Ikintu cya mbere ni igitekerezo, sibyo? Igitekerezo Tom Transfer yarakigize. Nyaneza Thomas ajya gukereya iyi company yagibanje kugira igitekerezo. Amaze kugira igitekerezo areba iki gitekerezo kugira kijye mu bikorwa bizagenda biti, ashaka abafatanya bikorwa. Ntekereza ko izi company zose bazibabwiye zose dufatanya ni company zikomeye. Company ishobora kohereza imodoka 100, imodoka zikaza tukazicuruza, twarangiza tukaba amafaranga yabo tugakura yacu tukubaka igihugu. Ntekereza ko izi company zose supermanager yababwiye ni company zikomeye zifite amafaranga, gukorana nazo rero natwe ubwacu bituma dukomera tukagira amafaranga. Ndumva byumvikanye mu byukuri. Urakoze. Wenda nunganira uyu mugabo buriyo muri intwari ku rugamba umuntu akagutanga kurasa duyu urababara cyane. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Igisubizo nari ngiye gutanga kibaye mbese ukumuje, nari ngiye gusubiza inti ayigite warumbwiye ngo sosi y'amafaranga niye. Sosi ya mbere n'ubwenge. Sosi ya mbere n'ubwenge. Sosi ya mbere n'ubwenge. Buriya hari umugabo bita Mwarimu Julius Nyerere yaravuze ngo maskini wa kwanza ni maskini wa akili, ngo umukene wa mbere ku isi ni umukene w'ubwenge. Burya ukenye ubwenge ubukennye. Iki gihugu ntago cyubatswe, ntago RP yatangiye kubaka iki gihugu ifite amafaranga. Yagize igitekerezo kizima, iravuga iti turashaka ko twubaka igihugu mbere ya byose, iravuga iti gihuriyeho n'abanyarwanda bose, buri munya wese w'umunyarwanda akagira uburenganzira bungana n'ubwundi. Ibyo biraba
ibindi birangije kuko Imana yabonaga bari mukuri ibafungurira inzira inka zitangira gukamwa. Uragira inka ukaruha, inka yagera igatangira gukamwa ukanywa amata. That's what is happening. We are enjoying. Ariko mu by'ukuri sacrifices ni zaba bacu nibyo ngibi nibyo birimo ni inclusive nibi bya Tom Kuratifa nibindi byose muzagenda mubona. Rero nagira nkubwire ngo igitekerezo burya cyambere ni ubwenge. Naje mu igemu murabizi ntacyo mfite, none dore nyinshi, ariko capital yanjye ya mbere ni iki? Ni igitekerezo n'ubwenge. Umukene w'ubwenge niwe mukene. Dukomeze. Natangiye niyo mpamvu iyi ni launch. Nta yandi masezerano nyuma yuko amasezerano nari mfite yandi murayazi, mfitanye amasezerano na Esperanza, uruganda rwa mbere rukora icyo kunywa abanyarwanda bakunze. Niyo mpamvu abanyarwanda mwese uko muri n'abandi babirebera abastari, kina abastari banyweye ntago ni ikintu cyo gifite ubuziranenge. Buri wese anga ari mara fata cyo kunywa cya Esperanza. Hari n'ibindi hariya birateganyijwe nituva nanga ibintu biba bimeze neza nta kibazo. Iyo wageze kuri super ubugeze ku kirombe cya Paradiso, ibyo ni ibintu bizwe. Mukome mu mashyi igitekerezo kizima nyuma nsubiza. Nababwiye ngo icyambere amafaranga nsinyiye aha na amadinari. Amadinari na amafaranga ataboneka muri Afrika, na amafaranga adakoreshwa muri Amerika, na amafaranga adakoreshwa i Burayi. Ayo mafaranga akoreshwa mu bihugu bibiri, niyo mafaranga ahenze ku isi. Akoreshwa muri Oman no muri Kuwait. Ubu rero namwe mugiye kurya ku madinari, nimwongere mwikomere ku mashyi. Wabyumvishije? Mugiye kurya ku madinari. Igihugu cyacu cyateye imbere, kiratugeza hakushoboka hose ku isi. Abanyarwanda itangazamakuru mugiye kurya ku madinari. Ako nakaze kawe warize exchange rate tuyirebe nawe. Nakubwiye ngo jewe numara kumureba exchange wakawe imbazo te exchange y'idinari rimwe n'amafaranga nayo. Hanyuma ukambwira ngo nangahe nasinye. Kuko nshobora kuvuga amafaranga mwese mukabibimuga. Icyo uvuze ariko nicyo yarabajije. Icyo kibazo ubajije uriya nicyo yarabajije. It's the same question. Ikibazo ntabwo cyumvikana neza. Wakongera ugasubiramo ikibazo cyo kikumvikana neza. Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Iyi company iza mu Rwanda ntabwo ari ku nyungu zacu gusa, ni ku nyungu zacu n'abanyarwanda, sibyo? Ubwo rero ikibazo mbajije ni kiza mu by'ukuri, ariko tugiye kwikunda tukareka igihugu cyatubyaye n'abanyarwanda ntacyo twaba twaraje gukora. Niyo mpamvu tugusaba, niba ufite miliyoni zawe 10, niba ufite miliyoni zawe 7, niba ufite miliyoni zawe zingahe, zizane tugufashe. Hari abantu benshi bafite amafaranga muri iki gihugu badafite aho gushora, baragenda bakayagura ibibanza, rimwe na rimwe ugasanga ibyo bibanza bakasemwa imihanda, ugasanga bibapfiriye ubusa. Aha bibaye muri high risk zone. Ahubwo twe turavuga ati zana izo miliyoni zawe 10 tuguhe imodoka ibi yawe tunayigucururize, buri kwezi ujye ubona amafaranga, sibyo? Ajya kuri konti yawe uyakemuza ibibazo. Kontra y'imyaka 2 nirangira
tuzongera twicare turebe ya modoka ifite akahe gaciro, ifite izihe mbaraga, ese twayongeza, sibyo? Mu by'ukuri icyo ni igikorwa cyiza nka Tom Transfers, nanabonaho umwanya wo gushimira abantu barimo baratugana. Abakiriya bacu nibo batuma dukomeza gutera imbere. Ndumva rero mu by'ukuri ntabwo twebwe twaje guharanira inyungu zacu gusa, twaje no kubaka igihugu. Murakoze. Ingwate oya, twe nta ngwate, ufite amafaranga yawe, sibyo, urayazana mu bice birumvikana. Urumva nta rega n'Imana ifasha umuntu akubaza ufite iki duherewe. Ntabwo waba uri sa kintu, nta kintu ufite nguje muri Tom Transfer ngo oyazana ayo ufite makeya. Tubwira ati dufite miliyoni zinizi ariko ndashaka gutunga imodoka, sibyo, turagufasha, ushobora kuzana izo miliyoni 3 ufite. Ahubwo ati okay, izo miliyoni zawe 3 zizajya zikungukira ibihumbi wenda 200 ku kwezi. Noneho tukagenda duteranya mu mafaranga, noneho ya mafaranga akazajya kuri rwa urwego rw'uko ayo mafaranga kubyariye imodoka, sibyo? Muri kubyumva neza? Noneho ya mafaranga yamara kuzura imodoka tukaguhamagara ati noneho wowe warashoye, dore noneho ngwino ufata imodoka yawe, amafaranga yawe washoye muri company yabyaye imodoka, nawe ukatangira kugenda mu modoka. Ni wagendaga n'akamoto, izuba ukabura rihunze, imvura rikada, murabyumva neza? Ahubwo sinibaza impamvu mutazana amafaranga yanyu muri Tom Transfer tubafashe. Ni muyazane. Yego. Okay, murakoze cyane. Ubajije igisubizo, ikibazo cyawe ni cyiza ku buryo n'igisubizo ngiye kuguha uri buze kunyurwa. Super manager. Ntabwo ndasubiza icyo ngicyo. Ntabwo aramusubiza. Amubaza impamvu ngo bakoranaga n'abandi bakabahisemo no gukorana nanjye. Gire ngo arasubiza hanyuma murahita ngo reka ngusubize neza. Company itangira ibitaraba super, sibyo? Bigusaba imbaraga kugira ngo ibe super. Ubu ngubu urwego turiho ntabwo turi gukora atari super, kuko company ni super, yamaze kuba super. Turi gukorana na super bishop, twakorana na super manager. Mwumve nyine urwo rwego rwa company. Niyo mpamvu rero twahisemo gukoresha aba super, kuko natwe urwego tugezeho n'urw'aba super, turi super company. Ntabwo ari company yose yakorana na super manager nyine. Yes, ni company icuruza imodoka, ntabwo ari boutique, sibyo? Ni mu mamiliyoni, mubanze mu byumve, mu apartment ni mu mamiliyoni. Murakoze cyane. Icyo ni cyo gisubizo. Ntago ngira ngo wakererewe, reka musubize, ndabigusubiza byombi. Wakererewe. Abanyamakuru hanga baraza kubikubwira. Irene de Choice yararaha, twagiye kwatsa benzi hariya. Twavuye twakije double cabin ngiri. Ngira ngo abanyarwanda bikurikire. Hari type y'imodoka zose. Ariko gutunga Hyundai nabyo tukagira buriya, reka nkubwire. Abaturage benshi ku isi, umubare mwinshi w'abaturage benshi ku isi ni abakene. Ntabwo abaturage benshi ku isi ari ariko ntabwo twazana iby'abahenze gusa, none se abo hasi bo lazima sisi ni company ambayo inawajali pia watu wa chini. Hanyuma icyo waruvuze cy'amafaranga, buriya ndibaza ko amafaranga agira ibanga, kandi akazi kagira icyo bita ngo ni confidential matters. Aho bigeze niyo mpamvu nababwiye nasinye amadinari. Amadinari ni amafaranga, mugende muyibaze. Reka dukwiriye gukura no mu mutwe.
none se ndababwira amadinari mwana yobewe uko idinari rimwe rigiye kigenga mu Banyarwanda. Icyo nababwira rero amafaranga niyo nkoze diri yari yo yose guhera uyu munsi Abanyarwanda babimenye birabujijwe. Murashaka ko bazamfata mu nzira ngende hano mu nzira nona umuntu nkubite kabari urayizo bita Robert natangaje ko nsinye miliyoni 200 uwo munsi narabyutse mu gitondo nsanga hafi abantu bagera ku ishuri ukureba ishuri ikigo cy'ishuri cyangwa ikigo bari imbere y'inzu yanjye. Wabyumvishije rero icyo nagira ngo mbabwire mujye munakurikirana amadiri. Cristiano Ronaldo ejo bundi yasinyiye Pepsi ntabwo bigeze bavuga amafaranga Cristiano Ronaldo yasinyiye. Yaravuze ati jewe nasinyiye kuba brand ambassador wa Pepsi. Baramubwira bati bimeze bite aravuga ati nzagerageza guhangana n'ubukene n'izina ryanjye mfasha n'abakitiritse bakirye benshi ariko sinamara abakene ku isi. Rero icyo navuga ni iki nshobora kubivuga none nava murashaka ko nsanga road broker abantu bakankubita roba ubu mwakwishima mwumvishe ngo super yagiye mwabyumvishije. Rero icyo nagira ngo mbabwire nasinyiye amadinari nasinyanye na company bita Super Transfers Company. Ni company ya mbere mu Rwanda ifite amamodoka meza akodeshwa anagurishwa ku mafaranga yawe makeya bwa nyuma. Icyo nagira ngo nsoze aba Banyarwanda kazi bari hano ngira ngo mwabibonye erega tujye tunemera nabibabwiye ngo inzu uyubatse kabaho gusa nta mutako yiriho iba ari nk'imva. Izi modoka zose mureba impamvu muzireba aha zikaryoha nuko mwabonye umwana w'umukobwa uko yaricaye muri Benz uko yasaga. Reka rero uyu nguyu mukanya agiye kujya kwata Dabo Kabeni hariya muyirebe uko abameze aricara martya ugira ngo ni Queen Elizabeth igihe afite imyaka 24. Okay. Oya Bruce Melody we muretse nkuce mu ijambo Bruce Melody we sinkishaka kumuvugaho cyane kuko iyo utazi kubara buriya naramwishyuriye abanze yige kubara amenye amafaranga icyo ari cyo namara kumenya kubara none muzamumaze muti miliyari ni iki ikora iki. Erega nimukajye murenganya abantu none se reka mbabaza none se reka mbabaza si ubwa mbere ariko nanze kuvuga amafaranga nyuma ya ejo bundi nasinyanye na Microsoft online ntabwo navuze amafaranga. None se ntatse nkabwira nasinyiye miliyoni y'amadinari hari wakana ibiri mu mutima wanjye ariko nababwiye impamvu nashaka kuvuga amafaranga nzongera gusinyira kugeza bakamasaha genda umusitari abantu ibibazo bafite ni byinshi ku isi. Igihe nsinyira miliyoni 200 nkabivuga mu gitondo nabyutse imbere y'umuryango wanjye nsanga abantu bangana n'ishuri bavuga bati niyo mpamvu navuze ngo mwebwe muri itangazamakuru muri intumwa za rubanda muri ijwi rya rubanda icyo mugomba kubwira Abanyarwanda mugomba kuvuga ngo super manager yasinyanye na Tom Transfers kuba brand ambassador asinyira amafaranga yitwa amadinari yanga gutangaza umubare w'amafaranga kuko yanga umva nushaka kuvuga 3 ugena sinya amadinari. Ntabwo ari umutekano ntabwo mvuga ko bashobora kunya ku mutekano ahubwo icyo mvuga ni iki icyo mvuga nuko nshobora kugenda nonaha erega nubwo umuntu atakuteza umutekano ko umuntu yagusaba kandi urabizi igihe mu by'Imana ndemanye imwe zo gutanga murashaka ko nzimaraho ibyanjye byose ntanga bakavuga bati super umuntu ubuse nonaha nimvuga nasinya amadinari mukaryama muti ntituvanga natwe duhe ku madini. Super manager ndi umufatanyabikorwa wa Tom Transfers. Hanyuma banza wumve amafaranga nasinyiye na Tom Transfers na amafaranga yitwa amadinari mbahaye ikizami mwese hano muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja muzongera dukore press conference nitwongera urumva ejo bundi sinyanya na Microsoft online wari uhari wowe nanze gutangaza amafaranga wawe muvunyi utonde muvunyi
uri umuhamya wo kubihamya. Nacanye nawe mu Giporoso, Bureze yari ahari, wa wundi wa GB Rwanda ari he? Wabonye ukuntu abantu baryama mu muhanda baravuga bati supa dukize, supa tubesheho. Biriya nibyo ntashaka, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ndanga ku nkuko wavuga guti igihugu gifite umutekano, gifite umutekano nibyo, ariko si bisa, ariko umuntu aza akakwikubita imbere ati ndapfuye, uzabigenzura kandi wabyumvishije. Ariko icyo nshaka kukubwira ni iki, abantu tuzakomeza gusangira n'ubu murava, ngiye kujya live gatoya, hanyuma ibindi ni oya nta kibazo, namwe mukomeze, reka amaguruka gusa. Icyo nagira ngo mbwira abanyarwanda byo, oya ni live ndayikorera aha, ni live kuko ijwi ryanjye ubundi urabizi ni nk'intare itontoma mu ibashyamba. Ni Badman. Hello? Yes. Oya nta kibazo, mureke gukatinga, mukomeze gahunda zose ziba zikomeze. Yes, live isi yose irimo irandeba. Yes, icyambe intare iyo yishe, intare yihize ikica, biba ari ibisanzwe kuri yo. Yewe ni ibyishimo, ariko n'ubundi ni ngombwa umuhigo ngomba kuba akabana n'umubyeyi wacu, niko nabivuga, akongeraho na super manager. Urabizi mu masezerano y'imikoranire n'umuntu hagati y'umukoresha n'umukozi, bijya bishoboka yuko ushaka gukora kontara hatangazwa amafaranga kampani yaguhaye, ariko sikaba ari ibihuha. Kuko ndatekereza ko amafaranga super manager yahawe kandi yishimiye, ari nayo mpamvu yemeye gukora. Kuko ndatekereza ko buvuze ngo ibyo twasinyishije super manager ni ibihuha, n'izi modoka murebe inyuma yanyu nabwo ubwo byaba ari ibihuha, kandi namwe murimo murazibonera. Bivuge ngo rero Tom Transfers ni company nziza yenyimazemo imishyi, company naboneyemo umugisha, kandi irimo n'abantu benshi bari batandukanye, irimo abahanzi ba gospel, kandi nabona abambasada bamazemo igihe. Bivuge ngo rero turi kwaguka mu buryo bwo gutanga imirimo ndetse no mu buryo bwo kugeza ibikorwa byacu ku bantu. Bivuge ngo rero icyo cyo kuvuga ngo wenda byaba ari buvuga kuko nta mafaranga yatangajwe, ndumva kitaba ari ikibazo cyane. Murakoze. Nagira ngo tuge kano kantu abantu bakamenye, n'umunyamakuru ugezeho kabazo ngo kuki ngo batagira imodoka zabo, imodoka kampani. Nta kibazo, komeza sobanurira abantu. Iyo nitwa gafaranga rafyango, ntabwo witwa gafaranga isikene, iyo umaze kwitwa gafaranga nawe urabyumva, ariko uzita amafaranga apana gafaranga, wita gafaranga kubera igihugu. Komeza. So ni kampani nziza, buryo nayibonye nanahera hano, burya dufite ibihamya. Hari igihe tuvuga ngo ni kampani y'abaturage, ushobora kugira ngo ni ibihuha, ariko hano harimo umunyamakuru. Ndatekereza nawe abanyamakuru imigabane hano muri kampani, kandi mu batwara amusore kuguca mu ijambo, mu batwara imodoka za Tom Transfers nuri yarimo muvunyi wabazaga ngo ejo bundi yarambwiye ati niyo modoka nziza ishobora kugenda, bivuge muvu, uri umuhamya wo kubiha. Oya kuvuga ukuri se ni bibi, naguze imodoka hari deni mbarimo, ariko twaguhaye imodoka nziza cyane. Ngiye kanigarukire kuri manager. Gafaranga warangije? Mbona ari nyiri gusobanura kwa kantu gatoya. Sobanura ngo namwe muri aha ngaha no kampani ni yanyu, namwe ubwanyu banyamakuru ushobora kuba uri gukora itangazamakuru ariko ntago ariho imirimo yawe igarukiye. Ushobora kuza muri Tom Transfers, mushobora kwifatanya muri batatu cyangwa muri bane, kavuga ati dufite amafaranga yacu kuri konti kandi ntago arimo arakora, kandi burya amafaranga abiri yo gukora nawe ukora kugira ngo mwungikane. Ukaza muri kampani ukagura imodoka ukajya uveriswa buri kwezi. Vuga n'urugero, nicaye hano nk'umuntu wamamaza ariko n'umufatanyabikorwa. Vuga ngo na super manager nawe ubwo buryo nawe aburimo, ntago aje kwamamaza gusa, aje no kugura no kuba byongere nejo bundi super manager mu mbango yakoze agence, wenda ibyo mubinziho ndi umucuruzi,
ya ndumva mwakomeza mukabaza ndi umucuruzi mujye murabimenyera manager ngo hano ndi umufatanyabikorwa ndi umucuruzi ndi n'umubrand ambassador kuko ibyo byose super ntago mushyitsi mukuru n'uyu zana amazi yanjye ariya nayo koze kongeramo super manager nayivuze kare hose barahari sinaba gusa twicaranye aha ngaha ntabwo ari bishop wenyine hari abandi no ku maradiyo na he sibyo ariko dukeneye n'imbaraga za super nyine kuko kampani igeze ku rwego urwego rwo hejuru rukeneye n'imbaraga za super manager ni international ntitubyibagirwe sibyo na kampani ari gukorana nayo aka kanya na international atababwiye ibyicaro hirya no hino dukora muri USA dukora mu Bubiligi dukorera Japan Canada hose dufite ama office akira sibyo ni international rero oya naza ari kuranga oya ndashaka kwereka abantu muzajya kwakira naze supermarket iyo uje muri supermarket ya Tom Transfer hari abakwakira ngwino mwamikazi ngwino oya mureke yitsimbye mu mwiyorere yitsimbye oya nuko oya rega abantu bagomba kujya bareba abantu babakiriye protocol nziza ya Tom Transfer erega niba ari umukozi wa hano twamubona ndumva ntacyo bitwaye mwamikazi yatinye ngaho ikumirayo mama igumire igikobye yorere ngaho dukomeze abanyarwanda basigaye mu rugo cyangwa n'abicaye mu biro byabo nibabona ngo super manager nibyo twahereye kuva kare kuri press conference y'umuntu wayibona ntabwo yamenya ngo iganisha iki ni ukubona nyine super manager yambaye umwenda wa Tom Transfer usobanurire nka super manager ayo madini ari kuvuga hari agaciro n'ubundi amafaranga ariko urashaka kuntera cyangwa urashaka kugira niko urashaka kuntera cyangwa urashaka kugira naguhaye ingero zifatika nakubwiye abastari bakomeye ku isi Cristiano Ronaldo yasinye Pepsi Diamond Platnumz yasinye Pepsi n'urugero ngenda nguha Davido yasinye watiriya abo bose ntibajya bavuga amafaranga yabo barahamagara itangazamakuru wikurikirana urebera nta mafaranga bajya bavuga nasinye Tom Transfer ni igikorwa cyo kubwira abantu ko umustar wabo super manager yasinye kuba Tom Transfer nakoze ikosa mu buzima nzahora nicuza natangaje miliyoni 200 mu gitondo nsanga abantu bangana n'ikigo cy'ishuri imbere y'umuryango wanjye wabyumvishije kandi ntago nakwemera ko umuntu agaragaza ibibazo kandi nitwa ko ndi voice of the people wabyumvishije Badman voice of the man kandi usinye miliyoni 200 ugasigara inama cyangwa se press conference nk'iyi n'igihugu n'abakuru ndetse n'umukuru w'igihugu mujya mukorana nabo hari ibibazo bajya bababwira bati hari nka bigeze kwaza ngo bari abantu ngo mwabafashe muti ntibabwira bati iryo ni ibanga ry'akazi ntibajya basubiza batyo nise murashaka kumenya n'ibanga ry'akazi kanjye ngo nangahe ko mwastikinze ku amafaranga nangahe murashaka kuntera se muranshyiraho road block murashaka kunkubita roba wabyumvise rero amafaranga nasinye iryo ni ibanga rya super manager icyo mugomba kumenya nuko mwari buzatangare abanyarwanda bari buzatangare iyo namamaza Tom Transfers bakavuga bati super manager kari umustar waturwe twamugize umustari ko atabitumenyesheje kuko achievement yose agezeho nziza twamugigikiyemo arayitwereka urakoze cyane ahubwo ubwo niwo bajije ikibazo komera amashyi uri umugabo abandi komera amashyi icyo mvuga rero ni iki uyu Tom Transfers we kwitezeho iki none se niba mfite abafanisi yose hari abafana batari barakurikiye Transfers nkuko yabigubwiye hati uyihagarariye commercial director wabo n'ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi ahubwo ati jewe tukugeza ku rwego rwo gukorana na super no kuvuga ngo bakurikiye image ya super ni brand. So there are some followers, there are some people who are just after me, there are some people who want to know what I'm doing, there are some people who should join what I'm doing so that they can do, because I'm their star, I'm their role model. You get what I'm saying? Nimugoroba hari umuntu cyane nawe
magaye iri koti nambaye murarireba iyi ni kado yambwiye yegenda ajya mvugisha ukuri iyi ni kado umuntu yamaye yantelefonnye nimugoroba arambira ati ngwino ngwe kado amakoti yadutse nje ndipimamo ndavuga intereka nze nzanari twari muri press conference ati impamvu ati nabwiye umuntu urabona naragiye njya guhahira mu iduka rye Big Man ariye where is Big Man Big Man come stand up ngwino reka tujya tuvugisha ukuri Big Man uribuka umuntu wigeze kuntwaraho hariya opposite na Kamagaini ufite iduka witwa nde yitwa Martin I think Martin Ekizigenza Martin yarampamagaye ejo arambwira ati gengo hayira ikoti ry'ubusatu ubundi ndigurisa ibihumbi niba ngari 50 niba 40 simba mbizi pe arambwira ati cyagihigiwe uguri pantara hani shati bakagufotora ati nayeretse abantu bagera nko ku 10 bakajya bavuga ngo niba Superman ajya hahira natwe turahahira niba Superman ajya hahira natwe turahahira ubwo sinakoze akazi Superman ajya se niba yemeye ko umva ikibazo hanyuma hari ikindi twari wababwiye kaoshi twari twibagiye ibindi bintu abantu mutunga imodoka abantu bagira kaoshi nziza cyane abari Musanze nabo babyumve Musanze bafite ibiro bya Tom Transfers ntabwo ari ibyo gusa ntabwo ari ibyo gusa ibindi bibabwire nawe arakoze cyane Supermanager dufite ibintu byinshi bitandukanye dufite kaoshi dufite garage dufite supermarket dufite coffee shop turimo turagenda rero dufungura ama branch mu gihugu hose i Musanze twamaze kugerayo turitegura kujya i Rubavu turitegura kujya i Huye gusa ndashimira cyane abakiriya batugana ntekereza ko namwe mwaje mugiye kwiyongera ku bandi bakiriya ku buryo dufungura igihugu cyose ku buryo Tom Transfers zaba y'abanyarwanda bose kandi umuntu wese ufite ikibazo cyo kugenda mu modoka aho atuye hose nubwo yaba atuye mu cyaro cya Rurindo cyangwa ahari hose agende mu modoka nziza za Tom Transfers iki ni igihe Tom Transfers yaje gukemura ibibazo by'abanyarwanda bakeneye aho kuba amapartema meza Kibagabaga zirahari hano Kicukiro hose ni nyinshi n'ibindi mwebwe nimutugane muri benshi muzagenda mugubwa neza kandi ntekereza ko iyi ni company y'icyerekezo izabafasha murakoze cyane Supermanager ubushize turi kuri Speranza n'uruganda rumwe na rwasinye ibijyanye nyine no kubamamariza watubwiye kuzaba ufite n'ibintu watwibwiriye kuzaba ufite top 5 y'abakobwa beza yaba kuri social media ndetse no mu gihugu hose uyu munsi wicaranye n'abakobwa batatu aho babo babiri ntibagusuzuguye akavuga bati supo no munsi nago turi bubane nawe ariko ngire ngo ababonye babiri hari abavuze bati twebwe turaza gukorana ikiganiro turi mu kazi kuko nk'abari bakora muri supermarket ya Tom Transfer hanyuma icyo navugaga cy'abakobwa beza batanu ngire ngo mu byo kwisi bagendera iyo bagiye gutanga Miss World Miss w'isi yose bagendera ku burebure niba muri uru Rwanda hari umukobwa usumbuye muri muntu wese uko aranzamugabira inka mwabyiboneye ni oya manager ushingira ku cyuvuga kurenza abandi nuko aribo bafite standard yo guhicarana na suku ubu rero noneho reka abanze haguruka bamuje kumvira dabo kabeni ko yakaneza abanyarwanda bajye bamenya ibintu ko bisobanutse ndashimira igihugu cyanjye kubw'umwihariko ndashimira Perezida wa Repubulika wacu nyakubahwa President Paul Kagame wubatse iki gihugu akubaka iki gihugu gishingiye ku bumwe tukaba turi aha twese abahakana ibigaragara abo ngabo Imana izabibabaza
muri kopi nubwo kimuragiye manager kimuragiye sinya nanjye neza